reka mbasabe duhagurutse dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko waduhaye umugisha wo kugera mu nzu yawe. Ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, turakwinginze Mwami Uwiteka ngo ufate ikiganza cyacu utwerekeze aho ushaka mu ijambo ryawe. Ufate ibitekerezo byacu nabyo ubishyire mu nguni wifuza yuko twakumviramo ijambo ryawe, kandi imyumvire yacu yizamure kugira ngo tubashe gushyikira isomo watugeneye uyu munsi. Ndakwinginze hejuru ya byose kugira ngo uduhe amatwi yumve icyo umwuka abwira itorero, kugira ngo iri jambo ryawe rigiye kuvugwa buri mwana wawe wese akuremo ibuye agomba gusimbukiraho mu gihe kiri imbere, ubwo Yorodani igiye kuzura kandi dusabwa kuyambuka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wa none ubuzima bw'abantu benshi usanga batanejejwe n'uko babayeho. Ibi bituma abantu barimo gushaka uburyo bava ahantu ubuzima bugoranye berekera ahantu ubuzima bworoshye. Uru rugendo rero rwo guhunga ni urugendo rukomeye. Abantu barimo barava mu byaro kubera ko ubuzima bubagoye bahungira mu mujyi, ariko ikibazo hari igihe umuntu agera mu mujyi agasanga naho hamumereye nko mu cyaro. Abantu benshi barimo barahiga ubuhungiro. Abantu barimo baragenda ugasanga mu bihugu bitandukanye byo ku isi abantu barimo baricara bakumva ntibabanye neza na politike zabo, barangiza bakagerageza gutega indege. Bamwe bagenda bihishe bakava mu gihugu, bakava mu Burayi bakajya muri Amerika, bakava muri Afurika bakajya mu Burayi, barimo gushaka ubuhungiro. Ariko ikintu kibabaje, iyo bageze aho bahungiye basanga isi yarabaye nk'umudugudu. Abantu barimo barakomeza gukora ubushakashatsi bwo gushaka aho bahungira, ndetse niba muzabibona abantu baragenda bakajya mu matorero. Itorero asengeramo ryamumerera nabi cyangwa yagira abantu batumvikana kimwe, batavuga kimwe, cyangwa hakagira ibyo batumvikanaho n'abo bantu, ugasanga umuntu yahunze urusengero yasengeragamo yagiye gushaka ubuhungiro mu rundi rusengero. Ariko ikibazo gihari naho arahagera agasanga biracyari ibibazo. Abantu bari mu ntambara yo gushaka ubuhungiro. Nagira ngo mbabwire yuko hari abana batanejejwe n'imiryango bavutsemo, usanga badashaka kuba iwabo. Imyaka 2 yayimaze kwa tonto, iyindi myaka 3 ayimaze kwa tantine, iyindi 2 ayimaze kwa tante, yazajya gukora ubukwe akajya kwa anko. Ukibaza uyu muntu bite kuki atabi wabo, naho ahora ashaka ahantu yahungira kuko iwabo abona atari ahantu ho kuba. Ubuhungiro abantu barimo barabushaka cyane. Abagabo benshi usanga barimo kuganira, ndetse ugasanga umugabo n'umugore bashwanye, umugabo arimo arijujuta avuga ati uwaza ahantu mpungire uru rugo byibuze nk'ukwezi. Abagabo barashaka ubuhungiro. Ndetse kimwe mu bintu bibabaje ni kimwe, nuko mu minsi yashize kera Uganda hakiri kure, kera umuntu ajyaga kujya Uganda akavuga ko agiye hanze, murabyibuka? Akabanza agasezera abantu, akajya kugusuhuza abacuruza akabwira ati nzajya i Bugande. Umuntu rero iyo yabonaga urugo rwamwangiye akajya i Bugande yumvaga ari kure. Igihe cyarageze Uganda haba hafi, abantu baragerageza bajya za Zambia, za Malawi, za Zimbabwe, none ubu bari muri Amerika y'Epfo no muri Canada, ariko naho habaye hafi. Ubuhungiro birababaje cyane. Abantu barimo barakoresha imbaraga bashaka ubuhungiro, ariko nagira mbabwire hari ubuhungiro abantu batarimo gukoresha imbaraga ngo bashake. Ubuhungiro bwo guhunga icyaha uhungira muri Kristo Yesu. Nta mbaraga tujya tubishyiramo, nta mwanya tubibonera. Imbaraga zacu n'umwanya n'amafaranga n'igihe turimo turabikoresha dushaka ubuhungiro bw'ibintu byoroshye. Ndagira ngo uyu munsi twigane amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhungiro bwizewe. Amen. Ubuhungiro bugize gute? Bwizewe. Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19, Itangiriro igice cya 19, igihe abamarayika bajyaga i Sodomu na Gomora. Ariko nagira mbabwire ikintu gitangaje. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ntacyo Uwiteka azakora atabanje guhishurira abagaragu be bahanuzi. Niko byagenze mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18. Abamarayika abagabo 3 bari barimo umugabo umwe wari ushinzwe kuvuga abandi bacecetse, baragiye bajya gusura Aburahamu basanga ntabwo abyara.
basiga bamuhaye isezerano y'uko umugore wazabyara. Kandi abo bamarayika basanze batagenda batabwiye Aburahamu iby'Imana irimo gupanga. Baravuga bati ubu twerekeje i Sodomu kugira ngo turebe yuko abaharega gutaka kwaho ari ukuri. Nongere mbibabwire, iryo hame ryerekana yuko uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo yemera, ikunda, yatoranyije. Ntishobora kugira ikintu ikora ku isi itabanje guhishurira itorero ryayo aho ibihe byerekera. Ntabwo bishoboka. Abamarayika bahagurutse kwa Aburahamu ari 3, ariko tubabona bageze i Sodomu ari 2. Twakwibaza uwa 3 yagiye hehe? Uyu wa 3 nta wundi yari Kristo, kuko uhereye kera amasezerano agendanye n'inama y'agakiza ni Kristo yatanga. Kandi iyo aza i Sodomu na Gomora kuhareba n'amaso gusa, hari guhita hashya. Imana yemeye yuko hagenda abamarayika bari bugishwe impaka, bakaba banasunikwa bigakunda. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nande nawe. Aba bamarayika bageze kwa Loti, basanze Loti arimo gutegura iminsi mikuru. Abakobwa be biteguraga gukora ubukwe. Umugore we yari yaratwawe na bizinesi, yari yarashoye imbaraga muri bizinesi, kandi na bizinesi iramukundira. Uyu Loti tuvuga ntabwo atandukana na Aburahamu, ntabwo yari afite umushinga wo gutura muri Sodomu imbere. Oya, yari azi ububi bw'i Sodomu n'i Gomora. Yapanze yuko azaza akorerayo kugira ngo agire icyo abona, ariko gutura muri Sodomu na Gomora n'imbere abona byazamubana ibibazo. Apanga gutura hirya ya Sodomu. Ariko itangiriro igice cya 14, abasomyi ba Bibiliya, itangiriro igice cya 13 umurongo wa 12, Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera hehe? Sodomu. Kwimura ihema, yagiye yimuka gake gake. Umugore bakamubwira ati twegera abandi bakire, twegera abandi bantu. N'uyu munsi wa none hari abantu ubuzima bwabo bwageze muri Sodomu m'imbere mo hagati, atari byo bateganyaga batangira. Ikibazo gikomeye, kwimura ihema. Abantu barimo baragenda bimura amahema gake gake. Loti rero abamarayika baje kumusura, ari umuntu utuye muri Sodomu na Gomora kuri santere neza. Bakihagera babwira Loti yuko bagiye kurimbura aho hantu, ariko Bibiliya umurongo wa 15 igice cya 19, nuko bukeye mu gitondo bamarayika batera Loti umwete. Batera Loti iki? Umwete. Abadivanisi umunsi wa 7 dufite indirimbo ivuga ngo haleluya nyirigira, haleluya mina, haleluya nyirigira. Twongera iki? Twongera umwete. Niba hari indirimbo dukwiye kuririmba igitondo, ikigoroba, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusenga, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gufasha abantu bababaye, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusurana, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gusoma ibyanditswe, dufite ikintu cy'ubunebwe mu gutegereza. Dukeneye kuririmba ngo twongere umwete. Imana yiteguye kohereza abamarayika biteguye kugenderera ingo z'abagabo n'abagore kugira ngo babongere umwete. Ariko Bibiliya iravuga ngo babwiye Loti, baramubwira ngo haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'uyu mudugudu. Umurongo wa 16, icyaha cya mbere gikomeye Loti yakoze cyamukururiye ibindi byaha byose. Bibiliya iravuga ngo maze azaririye. Kuzarira mu kwihana, kuzarira mu gukora umurimo w'Imana. Ikintu wagombaga gukora uyu munsi ukakimurira ejo. Kuzarira mu gusaba imbabazi umugabo wawe mubana, kugira ngo umusabe imbabazi ibintu bikiri bibisi, ahubwo ukimvumbura ukamara ukwezi utavugana n'uwo mwashakanye. Uko kuzarira kubyara akaga kenshi. Uko kuzarira kwatumye Loti ahura n'akaga. Abantu benshi bafite umutima w'ubuzaririzi,
maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'ay'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Umurongo wa 17, babona Loti arimo arazarira, umugore we arimo aragenda aseta ibirenge, abana be barimo baravuga ko bagiye, ariko inkundo z'abasore bari hafi kubashaka zari zarabazengereje mu mutwe. Ni ukuvuga ngo abamarayika bari bakwiye Sodomu na Gomora, abantu b'ibizenzegeri. Ese abamarayika b'Imana iyo baduherekeje barimo kutuzana ku rusengero, babona bazanye abantu bameze gute? Iki ni ikibazo gikomeye. Iri tangazo ryatanzwe rigizwe n'imigabane 4, kandi iri tangazo uyu munsi Kristo Yesu arimo araritangaza kuri buri muntu wese ushaka gukiza ubugingo bwe. Iri tangazo marayika warivuze ryari ryo kugira ngo ikiba kize kuba, ariko Imana yabanje kubaburira. 17, bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati, hunga utagira gute, udapfa. Umuntu akwiye kubwirwa impamvu ahunze. Turi mu gihe uyu munsi wa none abantu barimo guhungira mu madini, ariko wamubaza impamvu imuhungishije ntayigize gute, ntayihari. Abantu barimo baraza bakinjira mu bintu by'agakiza, abantu barimo baraza bakinjira mu murimo. Ariko reka ngiye mbabwira, igihe Yohana yabatizaga yabajije abantu arababwira ngo ni iki kibateye guhunga? Abantu bakwiye guhunga bazi impamvu bahunze. Hunga udapfa. Icya kabiri, nturebe hehe inyuma. Kureba inyuma byagombaga guteza akaga gakomeye. Pawulo yaravuze ngo naho twebwe twibagirwa ibiri inyuma tugasingira ibigize gute, ibiri imbere. Ariko uyu munsi wa none Satani yongeye aturebesheje inyuma. Uri muricara mu iduka ugacuruza ukabona ntago biza, ariko ukibuka Satani agasubiza ibitekerezo byawe inyuma. Ukibuka kera ugicuruza amagendu uburyo amafaranga yinjiraga, Satani akakumvisha ko wari umugabo kera. Herutse kumva umuntu w'umukirisitu rwose ukomeye arimo kubwira umuntu ati, yaba kera mba ngukubisa, ariko Kristo yanciye amaboko. Ubwo yarayaciye. Umuntu ukibuka kurwana aba yaraciwe amaboko. Umuntu uca ku cyapa cy'inzoga yareba inzoga akamenya ko ikonje kandi akamenya ko iryoshye, uwo aba yarihariye. Ntabwo bibaho. Turimo turareba inyuma uko Kigali ikomeza gukanda abantu, uko ubuzima buri bukomeze gukanda abantu. Abantu benshi bari burebe inyuma. Nta mpamvu n'imwe zidutera kureba inyuma, nta kintu cyiza twahasize. Iri tangazo ririmo rirareba abantu bakurikiye Imana uyu munsi. Imyaka tumaze tubatijwe, imyaka tumaze twaramenye Imana, imyaka tumaze dutegereje, ni imyaka itatwemerera kureba inyuma kuko nta kintu cyiza tuhafite. Umugabo arimo arataha, ubuzima bwamucanze, akabwira umugore ati, ubwira abana ntibansakurize, ndashaka gushyira ubwenge ku gihe. Kinjira mu nzu, akazimya radiyo, akazimya amatara, akikingirana. Ubundi yarangiza agaturuna ubwonko akabusubiza nyuma y'imyaka ingahe? Mwitonde, mwirinde ibitekerezo bibasubiza inyuma. Pawulo yaravuze ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose twagize gute. Itangazo ryari rifite undi mugabane uvuga ngo ntutinde utararangiza iki kibaya. Kuva mu cya 844 turi itorero ryahamagawe rihamagarirwa kwirukanka, kuko dufite ibintu byinshi biduhiga inyuma. Ariko abantu bamaze kwibagirwa ikibirukankana. Mu gice cya nyuma kiri tangazo cyaravugaga ngo hungira ku musozi utarimbuka. Umuntu aramutse akubwiye akaga, akakubwira ingaruka uzahura nazo, yarangiza akagutongera, ariko ntakwereka aho uhungira, ntacyo aba amaze. Ababwiriza benshi twagiye dufata umwanya twigisha abantu akaga kagiye gutera, turabakankamira, tugira ibyo tubabwira byinshi, ariko abenshi bibagiwe kubwira abantu guhungira ku musozi w'i Karuvali. Igihe cyose ibintu byabwirwa impunzi, ariko iteretswe aho ihungira ntacyo bimara. Hano hari ikintu gitangaje cyane. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, Bibiliya iratangaje. Igihe abamarayika bamaraga kubwira Loti iri tangazo, Loti ntabwo yemeye guhungira aho Imana yagennye ko ahungira,
ahubwo Loti yagiye n'Imana, yahaye Imana inyunganizi. Ubu tugiye kurimbuka turi mu nyunganizi. Umuntu urajya kumubwira ikintu abwira ati nkunganiye nguciye mu ijambo. Loti nawe niko yabigenje. Abamarayika bamuhaye itangazo ry'ubuhungiro bwizewe, ariko nabwo aracyafite inyunganizi. Umurongo wa 18 igice cya 19, Loti arababwira ati bye kuba bityo mwami ndakwinginze. Musurinye Bibiliya yanyu aho hantu. Bye kuba, Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Yarababwiye ngo mujye musenga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe mu ijuru. Imana irimo irabwira umuntu ngo ndagusaba gukora ibi. Imana irimo irabwira umuntu ngo ndagusaba kunyura aha ngaha. Umuntu akabwira Imana ati Imana nibyo koko, ariko bye kuba gutyo ndakwinginze. Ahubwo ubushake bw'Imana nta buhari. Niyo mpamvu amadini avuka ari menshi, ubushake bw'Imana ntibwubahirizwa. Niyo mpamvu Bibiliya umuntu wese arimo kwikatishiriza aho ashaka. Niyo mpamvu mubona agakiza karimo kugenda kabura mu bantu. Bye kuba bityo. Imana irimo irabwira abantu ikababwira iti dore hari itorero ry'ukuri rishinzwe guhumura abantu basoreweho n'imperuka y'ibihe. Ariko umuntu agahita avuga ati hoya, bye kuba bityo. Bye kuba bityo mwami ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi wagwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Harya mbabaze ninde urimo guhungisha undi? Loti arimo arahungisha abamarayika cyangwa abamarayika baramujyanye? Reka mbabwire ikintu Imana iguhungishije irakujyanika kugeza ku buhungiro yakugeneye. Ariko abwira Imana ati ntabwo nagerayo. Kubera iki? Loti yari yaramenyereye ibintu by'ubunenganenzi no kutimenyereza gufata umwanzuro ashikamye. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi baranditse ngo uku kurandaga n'aya magambo Loti yavuze ngo yabaye muri kimwe cyatumye umugore warimbuka. Ntibiri mu mugambi w'Imana yuko umugabo iby'Imana yamusabye yarandaga cyangwa agatanga inzitwazo z'amafuti. Kangira ikintu babwira bagabo muri aha, bagore muri aha, kuba ijambo ry'Imana ritubahirizwa mu ngo zacu hari impamvu zibitera z'uburyo twagiye turandaga cyangwa tugashogoranya n'Imana mu by'Imana irimo kudusaba. Mukaroti yarimbutse kubera umugabo we. Impamvu ya mbere, Mukaroti yakundaga ibintu, ariko impamvu ya kabiri uko kujya intege nke z'umugabo nawe yazubakiyeho. Ibi birababaje cyane. Arangije umurongo wa 20 yabwiye abamarayika arabwira ati dore uriya mudugudu niwo. Harya mbabazi bamubwiye guhungira ku mudugudu cyangwa bamubwiye guhungira ku musozi? Yes. Imana irimo iramwereka umusozi, agafata urutoki rwe akereka Imana ko ashaka guhungira hehe mu mudugudu. Arangije abwira Imana impamvu umudugudu ari wo mwiza. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni mutoya. Mu magambo make kuwuterera ntabwo bigorana, byose ko ari ubuhungiro waretse nkajya na hariya. Imana irabireba kuko amaso y'Imana areba kure. Imana yari yateganyije ubuhungiro ku musozi, kuko ubuhungiro bwo ku musozi bwashushanyaga ubuhungiro bwo ku musozi w'i Karuvari Kristo azaha abanyabyaha. Ariko yaranze. Abantu uyu munsi wa none barashaka agakiza kari hafi. Dore uriya musozi ni uri hafi, nkurikije ubuzima bwanjye nuko nteye, uriya musozi ni uri hafi. Ubu abantu barimo barashaka amadini ari hafi y'intege nke zabo. Akayoga ko kareka byarangoye, ariko iri riri hafi yanjye rinyemerera kunywa gake kubw'uburwayi nirwaye. Gushaka umugore umwe byarangoye, n'ubu ngubu kubana nawe mba numva ntazi ukuntu umeze, ariko ririya dini riranyemerera gushaka abo nshoboye gutunga kandi mfite miliyoni 10 ryegereye hafi. Iri dini ni ryiza, waba indaya waba igisambo, icy'ingenzi ni ukwamamaza izina rya Yesu, ugashyira icyubahiro cy'Imana hejuru. Iri ni idini ririmo abantu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye Ellen White yaranditse ngo gushaka idini ryoroshye ridasaba abantu umuhati no kwitanga
nibyo bintu biri mu mitwe y'abantu benshi. Witonde nawe utaba warahungiye hafi. Uriya musozi ni uri hafi uriya mudugudu, kandi ni mugufiya ni mutoya. Abantu barimo barashaka ubukristo butabasaba urugendo rurerure, butabasaba kwigoma. Ikintu kibabaje, muze gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Bibiliya muri icyo gitabo gisobanura ko Loti uwo musozi yagiyeho Imana yari yapanze kutawurimbura, ngo ariko ngo aho yageze yahasanze abantu babi. Imana irebye isanga nawe igomba kuharimbura. Hariya nawe Imana yagize gute? Yaraharimbuye. Imaze kuharimbura, Loti ahungira mu wundi mudugudu wari hirya. Ahungiye mu mudugudu wari hirya, asanga abantu baho noneho n'abapagani bo mu rwego rwo hejuru, bari ku rwego rurenze rwa Sodomu na Gomora. Arebye abana be b'abakobwa yari asigaranye, kuko umugore yari yamaze gupfa, apanga yuko agiye gushaka ubuvumo azaza abanamo n'abana be babiri. Abo bana be babiri b'abakobwa bahageze baricara, ubuvumo bubereka ku isi yabarangiranye. Umwe yahaye papa w'inzoga aramusambanya, bukeye aramubwira ati ngiye ubu ngubu byatunganya, abwira murumuna we, aramubwira ati fatirana muzehe inzoga zitaramushiramo umushyire n'izindi nawe agutere. Loti yasoje ubuzima kwizera Imana ifite ukuntu ikurikirana umuntu wayo, ariko yasoje ubuzima mu bigendanye n'ubuzima bwa hano ku isi. Ena White yaranditse ngo yari ameze nk'inyamaswa iba mu bihuru. Icya kabiri, yagumye muri ubwo buvumo nyuma y'uko asambanya abana be, amaze kubimenya, kubera ko abantu bose bamugize iciro ry'imigani, yatinye gusohoka ngo abantu bazamurebe. Agiye gupfa yababajwe n'uko asize ku isi ubwoko butera butazakorera Imana n'umunsi umwe. Mu nda yateye abana be babiri havuyemo Abamoni n'Abamowabu. Ni ubwoko bw'indaya, ubwoko bw'abagome, ubwoko bwabangamiye umurimo w'Imana kugeza na n'uyu munsi wa none. Mwakwirinze guhungira ahantu mushaka, mugahungira aho Imana ishaka kubereka. Ninde wababwiye ko igisubizo cy'ibibazo by'amadeni ari ugufata irindi deni muri banki? Yego ubwo ni ubuhungiro, ariko ntabwo bwizewe. Ninde wababwiye yuko mu gihe urugo rwanze upfubiranye n'umugore umwirukana ukaza n'undi? Nibyo ko kuba ubyita ubuhungiro, ariko ubuzanye ikindi kibazo. Loti yavaga mu kibazo yinjira mu kindi. Ngo ubwo ubuzima tubayemo. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, uyu munsi wa none abantu cyane cyane hano iwacu mu Rwanda tumaze imyaka myinshi cyane igera kuri 25 tubonye ingaruka z'ikintu cyitwa amoko. Kandi ijambo ry'Imana ryashyizwe hejuru ribwira abantu bari mu nzu y'Imana yuko muri Kristo hatarimo umuyuda cyangwa umuki cyangwa umugiriki. Abantu benshi biyeguriye Imana baraza bashaka uburyo babona mu nzu y'Imana ubuhungiro bwo guhungamo. Ariko biratangaje, iyo twicaye mu nzu y'Imana bamwe ari abanyanduga, abandi ari abakiga, abandi ari abagogwe. Ntabwo wahunze, kandi nubwo wanahunze yego ntabwo ukiri umuhutu n'umututsi, ariko n'ubundi uracyafite ibisigisigi wahungiye ku mudugudu wo hafi y'intege nke zawe. Abantu benshi bagerageje guhunga ibintu byangiza ubuzima, abandi bagerageza kuvuga ko bahunze inzoga. Benshi bararaga babyina mu mabare, ubuzima bwaranze. Ariko ushobora gusanga naha hari abantu akubwira ati ntabwo nanywa mitsingi, ntabwo nanywa primus, ariko akaba afite ibindi bintu anywa bifite alcohol iruta n'iyo nzoga, ariko ngo nibyo abakirisitu bibongera imbaraga. Uhura n'abakirisitu n'abayobozi b'itorero bicaye muri kampuca na Karigazo, imitsi y'umutwe yareze ngo barimo bariyambika imbaraga. Iki ni igihe abana b'Imana barimo gusoma ibyanditswe, guturuka mu gitondo kugeza nimugoroba turimo turaririmba indirimbo ivuga ngo ndumva umukiza ambwira ko mbuze iki? Imbaraga. Imbaraga musoni mbuze, imbaraga wowe ubuze ntabwo ari imbaraga zo kuryama iwawe, ntabwo ari imbaraga zo gukora ibindi. Ibyo imbaraga turazifite, tubuze imbaraga zo gusenga. Abantu bahungiye hafi, abantu barimo baragerageza gushaka guhunga ubusambanyi. Byadutwaye imbaraga, bidutwara igihe kirekire kugira ngo tuve mu bintu abapagani bishimiraga. Ariko uyu munsi wa none abakristo benshi mu biganza byabo
harimo telekomande, harimo remote control, barimo barahinduranya indirimbo, barimo barahinduranya amafilime yuzuye ubusambanyi. Kandi benshi bakora ibyo bintu hari ijwi riri aho ngaho ribabwira ngo tuva aha hantu. Ijwi ririmo kubwira abana b'Imana ngo bahaguruka ahantu bakwandurira, ntibaryumvire. Iryo jwi rizarushaho kugenda riceceka gake gake. Si uko Imana izaba yacecetse, ahubwo amatwi y'umuntu iyo atamenyereye kumva ikintu agira hakagira ngo ntikinahari. Murebe ibintu abana banyu birirwa bareba bicaye mu nzu. Abantu ku munota wa nyuma bazatangara. Hari ababyeyi bafite ibipangu byiza biriho amashanyarazi hejuru, ku muryango hariho icyapa cya kampani y'abasekirite irinda urwo rugo. Umugabo nyiri urwo rugo akaba yirebesha nabi n'umukecuru we nta mikino ajya agira, ukavuga uti byibuze afite umwana muzima. Nk'uko Loti igihe abagabo b'abasambanyi bazaga bakamubwira bati sohora abo bagabo tubasambanye, Loti yarababwiye atumva mube muretse, mfite abana banjye b'abakobwa batari bagira gute, batari baryamana, abana reka mbabazanire. Barambwira ati wa kigabo ibyo uvuga uzi ibyo ari byo. Naho abana be bari barashangiye kera. Urafunga igipangu, washyizeho uburyo bwo kurinda urugo, ariko umwana wawe ntiwigeze umushakira ubuhungiro bwizewe. Uzatangara ku munota wa nyuma nka Loti. Ibi biratangaje cyane. Abantu batubwira yuko bahunze ubupfumu. Kera bajyaga bajya mu bapfumu kugira ngo ibibazo byabo babone ibisubizo, ariko uyu munsi wa none turabafite mu nzu y'Imana. Ujya gusura iwe ukahasanga hari umuntu wanize ijwi, wamubaza ukajya kumva ngo ni umuhanuzi. Ese bimeze gute ko mbizi uri umuntu w'Imana dusenga ntari i Remera? Ibi bintu byagenze gute? Oya, buriya rero njye ntabwo njya mubuka. Hari abantu b'Imana, rega Imana ntabwo ikorana n'amadini. Uyu muntu ntabwo twizera kimwe, ariko n'umuhanuzi pe. Ibintu byose ambwiye biraba. Iyo ambwiye ngo ndabyara umuhungu ntarajya no mu cyuma kwa muganga, tubyara umuhungu. Ubu buri ngo z'abadivanisi zifite abahanuzi b'ibinyoma bazicayemo, babaha gahunda. Warashwanye n'umugabo, Imana yari yabinyeretse. Mama kana senga cyane, Imana yanyeretse imiyaga yahuhaga ikingura urugi rwawe. Wabona ugiye gushwana n'umugabo cyangwa mugiye guhomba amafaranga. Ubu dufite abantu batunzwe n'ubwoba kubw'ubuhanuzi bw'abanyamahanga. Ariko Bibiliya itubwira iki? Kuva igice cya 30, kubara igice cya 35. Imidugudu y'ubuhungiro. Imana imaze gukura isomo kuri Loti, Yesu Kristo yateganyije yuko Abisiraheli bakeneye kuzigishwa irindi somo, isomo ryo kwitegura guhunga. Ariko iri somo Imana yarihaye Abisiraheli, irangije iranabibabwira, babwira iti nimugera iwanyu i Kanani muzanyubakire imidugudu y'ubuhungiro, kugira ngo umuntu wese wakoze icyaha atabishaka azayihungiremo. Iyi midugudu yagombaga kuba ari imidugudu itatu hakuno ya Yorodani, imidugudu 3 hakurya ya Yorodani. Iyi yose yari yaragenewe guhungirwamo. Kubara igice cya 35 umurongo wa 9. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoraniriza imidugudu y'ubuhungiro, kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo mudugudu ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi, kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga 6 izababereye ubuhungiro. Muzatanga imidugudu 3 hakuno ya Yorodani, iyindi 3 muzayitange mu gihugu cy'i Kanani. Ibi midugudu y'iki? Y'ubuhungiro. Ikintu nshimira Imana yanjye ni kimwe: hakurya ya Yorodani bakeneye ubuhungiro, hakuno ya Yorodani bakeneye ubuhungiro. Abatarabatizwa, abantu bataramenya Imana uko bakeneye Imana, ni nako natwe abayimenye tumaze iminsi mu bintu by'Imana dukeneye ubuhungiro. Ariko bijya bimbabaza iyo umuntu akimara kwambuka Yorodani ku munsi wo kubatizwa, abasengaga barabireka. Hari nuza mu itorero agahita avuga atageze ahantu hataba intambara. Twose ku munsi yabatijwe, aho mu gihe itorero rimubwira ko ari bwo atangiye urugamba, wababona ari bwo urugamba rugize gute? Rurangiye. Ubuhungiro, abapagani, abantu badasenga, abantu batagira amadini,
harimo abantu b'inyangamugayo pe, harimo abantu bagira inama nziza, ariko mu gihe tubanye nabo tugomba kubaganiriza, yaba umunyapolitike mugenzi wawe, yaba umucuruzi mugenzi wawe, yaba umukozi mugenzi wawe mukorana, yaba n'umuturanyi wawe, muri bwa buzima mubayemo utamujyanye mu bintu byinshi by'amahame, utamujyanye mu bintu byinshi by'amagambo, ukwiye kumwereka ibintu bituma atiringira ko ubu buzima ari ubwo kwiringirwa, ukamwereka ko akeneye ubundi buhungiro. Kandi Imana yarakomeje iravuga ngo iyo midugudu uko ari 6 ibera Abisiraheli n'umunyamahanga n'umusuhuke bo muri yo ubuhungiro, kugira ngo gatozi wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Iyi midugudu y'ubuhungiro Ellen White yayanditseho mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 248 kugeza kuri page 249. Ellen White yasobanuye ibyagombaga kuranga iyi midugudu y'ubuhungiro, ariko mbere y'uko asobanura imidugudu y'ubuhungiro, Ellen White yanditse asobanura yuko imidugudu y'ubuhungiro yashushanyaga ubuhungiro bwizewe tubonera muri Kristo Yesu. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose cyari muri iyi midugudu y'ubuhungiro cyari gifitanye isano n'icyo Kristo yagombaga kudukorera. Icya mbere, iyi midugudu y'ubuhungiro yagombaga gushyirwa ku rugendo rungana hagati, kandi umuntu uva ahantu ariho hose ayijyaho yagombaga kugenda urugendo rw'igice cy'umunsi. Mu ntega amatwi, igice cy'iki cy'umunsi. Igice cy'umunsi bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo umuntu wabaga yakoze icyaha, wamaraga kwica umuntu cyangwa akagira ikindi kibazo agira, habaga hari umuntu ushaka kumwica, yaramwirukankanaga, akamwirukankana. Iyo yamwirukankanaga uyu muntu, ni ukuvuga ngo ubonye abantu bagiye kukwica, yarirukankaga, imbaraga yazikuraga herero. Yagombaga kugenda igice cy'iki cy'umunsi. Ariko namwe mubwire umuntu uri buturuke mu gitondo agenda akageza nimugoroba yiruka huma, imbaraga yazikuraga. Yesaya igice cya 40. Imbaraga umuntu uhunga yirukanka yazikuraga hehe? Bibiliya itanga igisubizo gikomeye. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 30 n'uwa 31. Imbaraga yazikuraga he? 30. Yesaya igice cya 40. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa. Amen. Bazagenda be gucogora. Imbaraga Imana, iyo wabaga urimo guhunga ubizi ko urimo gukiza ubuzima bwawe, Imana yarazaga, abamarayika b'Imana barazaga bakakongera imbaraga. Abantu bakibaza impamvu barimo kwirukankana umuntu w'umusaza ariko ntibamugereho. Ntabwo ari wabaga arimo kwiruka, ni Imana yabaga irimo kumwirukankira. Niba wumva hari icyaha kikurembeje, cyakunaniye, niba Bibiliya imaze kuguhumura ukabona ko hari ibintu ugomba guhunga, uko bwije n'uko bukeye, jya usaba Imana iguha imbaraga zo kwiruka. Ikindi kintu gikomeye, kugenda urugendo rw'igice cy'umunsi. Imana yateganyaga yuko umuntu urimo guhunga ajya mu midugudu y'ubuhungiro adakwiye kwirukanka nijoro. Oya, Yesu arangije atugira inama ngo mugende butarira, mugende hakibona butaragira gute? Butarira, kuko umuntu ugenda nijoro aba atazi yagize gute? Iyajya. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo burije rwose ntiyagira gute? Nyemerera ngendane nawe. Abadivanisi umunsi wa 7 n'abandi bantu bose bitwa ko bafite amadini basengeramo ariko bashaka Imana, dufite amahirwe hakiri ku manywa, nicyo gihe dufite cyo kwirukanka. Umuntu uzashaka kwirukanka bwije ntago bizakunda. Midugudu y'ubuhungiro, inzira zijyaho zagombaga guhora ziharuwe kugira ngo hatagira ikintu gitega umuntu urimo guhunga akagwa. Reka nongere mbibutse yuko abantu twicaye mu nzu y'Imana dukwiye gutunganya inzira z'abaturanyi n'abo tubana, kugira ngo hatagira umuntu uhungira ku Mana utugeraho akanyerera akagwa atageze ku Mana. Iki nicyo duhamagarirwa. Imidugudu y'ubuhungiro kandi habaga icyapa kinini ku buryo umuntu urwaye amaso, umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona, yewe n'umuntu uri kure
agomba gusoma ayo magambo akayabona neza. Byari ibinyuguti binini byanditseho ngo ubuhungiro. Ibi binyuguti binini byabaga biteye ku muhanda. Umuntu wahungaga iyo yabaga arimo kwirukankana abantu bamumereye nabi, iyo yabonaga icyapa cyanditseho ubuhungiro yaravugaga ati ntago nayobye ndacyari mu nzira. Dufite ibintu byinshi bitwirukankana, dufite ibibazo byinshi, ariko kuri uru rugendo turimo tujya mu ijuru hari ibyapa bishinzeho bitubwira yuko ari twe dufite ubuhungiro. Kandi nta gukererwa kwagombaga kuranga umuntu uhunze. Ubuhungiro bwarebaga abanyamahanga n'Abisiraheli. Amahirwe yari ukugumamo imbere. Iyo wageraga muri uyu mudugudu w'ubuhungiro, abantu hanze bagakora iminsi mikuru, habaye ubukwe abantu barimo barabyina, abantu habaye ibintu runaka, hari induru zivuza abantu barahuruye. Umuntu wabaga ari mu mudugudu w'ubuhungiro ibi bintu ntabwo byamurebaga. We yabaga arecungana n'ikintu kimwe, aha hantu nzahava gute, nicyo cyonyine yahoraga acungana nacyo. Ariko uyu munsi wa none abantu ntabwo bazi umuhamagaro wabo. Ibyo ntabwo byamurebaga. Nta kintu cyabaga cyemererwa kuba cyamutera amatsiko ngo avemo, kuko itegeko ryavugaga ngo iki, umuntu uguhiga ngo akwice. Yahoraga hanze, abene wabo bakamugaburira bakamugemurira bakamubwira ati kuraje turi kumwe. Yahoraga ategereje kuzarambirwa, wamara kurambirwa wasohoka agahita kumanyura umutwe. Satani ntajya arambirwa. Kuva twareka inzoga, twareka ubusambanyi, twareka ubujura, twareka ubugome, abonye tumucitse yaraje ategerereza hano. Iminzani yagereragaho ibyaha byacu ntabwo yayijugunye, yarayibitse aravuga ati ntacyo, uko biri kose ubuzima nibufunga bugakara, kanaka azasohoka mu bintu by'uburokore nongere mubone. Reka nguma aha ngaha, Kigali nikomeza kumukanda ibintu by'Imana azabishingukamo. Reka nguma aha, najya muri korari ubuzima bukamucanga, byanga byakunda ntabwo navuga yuko mutakaje. Ikibazo ngiki, ubona waragiye ahantu kure ku buryo Satani wizeye ko mutazongera guhura. Midugudu y'ubuhungiro iyo wabaga urimo hagati wasabwaga kugumamo. Ejo bundi ari korari yaririmbye indirimbo ngo niba uri muri Yesu neza gira gute, gumamo. Abandi bararirimba ngo hanze ni habi. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu mutigeze mubona mu myaka 10 yashize, mu myaka 5 yashize, tukaba duhorana n'abapagani tubizi neza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni igiki gikwiye kudukura mu nzu y'Imana kikadusubiza aho twahoze? Ntacyo. Kandi ikintu gikomeye, imidugudu y'ubuhungiro, urupfu rw'umutambyi mukuru rwasubizaga abantu mu ngo zabo. Umutambyi mukuru byari ibanga. Umutambyi mukuru yacaga ku mudugudu w'ubuhungiro, abari mu mudugudu w'ubuhungiro baravugaga bati aragapfa, ubapfuye byahita bisubira kuri zero. Ariko abatarakoze ibyaha bo babaga bavuga bati ntakagire gute, ntagapfa. Ariko nagira mbabwire urukundo Imana ikunda umuntu. Nagira mbabaza, umutambyi wacu mukuru yarapfuye, nibyo sibyo? Ikibazo cyarakemutse. Igisabwa ni kimwe, ni twebwe kwakira icyo Kristo yadukoreye. Ariko ku ruhande rwa Kristo ibyagombaga gukorwa kugira ngo tuve mu nzu y'uburetwa byose byarakozwe. Iyi midugudu y'ubuhungiro iyo wajyaga guhunga nta muntu wajyaga gusezera umuryango we, nta muntu wibwiraga iby'akazi ke, nta muntu wajyaga gusezera abantu bakundanaga. Aho guhunga byatangiriraga naho ngaho. Ariko uyu munsi wa none ujya kubatiza umuntu mu mavuna, yarangiza akakubwira ati rero nabiganirije umugabo wanjye mbona ntabyumva neza, uretse ko nabibwiye boss mbona azamuye amazuru, kandi boss wanjye ni umugome. Ni umugome rero, Imana nayo irabibona. Aho gupfa none wapfa ryari? Ngiki kibazo. Umuntu uhunga ntabwo ajya agira umwanya wo kujya mu rugo, ntajya agira umwanya. Bigeze kumbwira igitekerezo cy'umudamu umwe aha mu Rwanda, yari afite ikintu cy'igipusi kinini. Noneho igihe byari ngombwa yuko yagombaga guhunga mu 1994, umwana we yari aryamye ariko afite uruntu rw'urupusi runini, urupusi rwose rwatamiye, rwabaga ruri iruhande rwe mu ntebe rugona. Arangije igisasu kiraza gikubita inguni y'inzu. Arangije yari afite igitenge, yari yambaye amasogisi hari mu mbeho, icyo yakoze yasohokanye na ya masogisi, igipusi agikubita
agikubita mu mugongo, nguwo arashogoshe yaragiye. Murabizi igipusi nacyo kirashyuha, abazi igipusi cyagendaga kigona akagira ngo ni umwana urimo kugona, arakomeza aragenda. Kera kabaye cya gipusi ngo baje kukiraza, umudamu ararira ngo apfushije umwana, amaraso nyine akazaza yikora inyuma akabona amaraso. Arangije ubwo nyine yari arimo guhunga, aza kwicara ahantu ku muhanda, arangije akuramo iki, akuramo umwana nyine ngo amusezereho ko umwana bamurashe, asanga yaje azanye urupusi. Guhunga bisaba ubwenge, iyo udahunganye ubwenge usanga ntacyo wajyanye. Hari abantu benshi bamaze imyaka bibwira ko bahunze Satani, ariko Satani yabahaye uburyo bahunga kuko ntibigeze bahunga. Ndagira ngo mbabwire uyu mwanya, hunga udapfa, nturebe inyuma, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi w'i Karuvali. Iri tangazo rigizwe n'ibyo bintu bine. Umuntu utazaryubahiriza nubwo yaba ari umunyedini mwiza azazimiza ubugingo bwe. Kandi iyo umuntu yabaga arimo kwirukanka ajya ku midugudu y'ubuhungiro, umunaniro wabaga wibagiranye. Uyu munsi wa none umuntu uramubwira uti dufite amavuna y'ibyumweru 2, yarangiza atumva ntabwo nzaboneka, ubu nsigaye mbona akanya, iyo mbonye akanya njya kuryama. Muri no minsi stress irimo irica abantu. Hari abantu b'inshuti zanjye bamaze kwicwa na stress. Imana rero abibona, ubu nafashe gahunda no ku rusengero, warabibonye ko ntakiza, oya stress itazantsinda mu muhanda. Ku Isabato wabaye umunsi wo kuryama, abantu bakagira gute, bakagabanya stress. Umuntu uhunga ibya stress yarabyibagirwaga, yasigaranaga stress imwe yonyine y'icyaha kigiye kurimbuza ubugingo bwe. Bana b'Imana, ndabararika, umuntu wabaga arimo kwirukanka, uko yarushagaho kugenda yiruka ntabwo yagabanyaga umuvuduko, ahubwo yarushagaho kuwongera. Ariko ubu dufite abantu batangiye babatizwa muri za 96, ababatijwe mu 2000 baje birukanka bafite ubwuzu, baraza baba bakuru b'itorero, abandi bajya mu makorari, korari zirashyuha, abandi baraza barayobora bagira gute. Ariko uko urugendo rurimo kurushaho kujya imbere, bagenda bagabanya umuvuduko, bageze no ku rwego basigaye babaza ngo ku rusengero hagezweho iki. Reka ngire ikintu mbabwira, niba hari igihe twakagombye kwiruka, waba ukora mu nshingano za leta, waba ukora mu nshingano wikorera, waba ukora mu buzima busanzwe, waba uri umuntu woroheje cyangwa uri umuntu ukomeye, niba hari igihe kidusaba kongera umuvuduko twirukanyiragaho, ni iki cy'uyu munsi wa none. Ariko Yeremiya we byanamuteye n'ubwoba. Murebe muri Yeremiya we byanamuteye n'ubwoba. Yeremiya 12:5. Yeremiya yabwiye abantu bo mu gihe cye, arababwira ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, abantu bagenza amaguru nkawe bakaba barimo kugusiga unaniwe, urimo kugenda useta ibirenge mu murimo w'Imana, nta kintu urimo gukora uretse kuba waje ku rusengero ukongera ukanagenda, nta kindi kintu uzibukirwaho no mu nzu y'Imana. Uretse mu nzu y'Imana nta n'ikintu abana bawe bazakwibukiraho. Niba ubuzima bwamaze kukunaniza, ukaba usigaye ukubitana n'umusore, ugahura n'umuntu, umusore wahoze akunda Imana, ugakubitana nawe yahetse amaboko, abantu bahoze ari abantu b'Imana dukunda baririmba mu makorari, ukaba usigaye ukubitana nawe n'umwenda atawufuze, ubona adaheruka no kogosha ubwanwa. Turajyayo. Kandi nagira ngo mbabwire, nkurikije icyo ubuhanuzi bumbwira, turacyarimo gusiganwa n'abagenza amaguru. Yeremiya yarakomeje aravuga ngo wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Mu minsi iri imbere turimo turagenda n'amaguru, turi abanyabibazo, turi abantu ubuzima bugoye nk'uko n'abandi bubagoye, ariko turi abantu Imana ihamagarira kuba tugiye kuzirukananwa n'amafarashi. Muratekereza yuko kwirukankana n'ifarashi yitwa Roma byoroshye? Ntushobora kwirukankanwa n'ifarashi yitwa Amerika yamaze kwivanga mu bintu byose bibera munsi y'isi ngo uyisige. Hari amafarashi menshi dusabwa kwirukankana nayo, ariko n'amaguru yagize gute, yatunaniye. Muri korari barakubaza impamvu wakererewe, mugumane korari yanyu sinzagaruka. Ariko uzihanganira umuntu uzaza ku nzu yawe akubwire ko utayifiteho ububasha. Kagira ikintu mbabwira, dutuye mu manegeka, imisengere yacu iri mu manegeka.
imisengere yacu iri mu manegeka. Ellen White yazamukiye kuri aya magambo arandika ngo imijyi y'ubuhungiro yashyiriweho ubwoko bw'Imana bwa kera yari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganyirijwe muri Kristo. Uwo mukiza w'umunyampuhwe washyizeho iyo mijyi y'ubuhungiro y'igihe gito kubw'amaraso ye yasheshe, yahaye abagomera amategeko y'Imana uburuhukiro nyakuri, aho bagomba guhungira urupfu rwa kabiri. Nta bubasha na bumwe bushobora kuvuvunura mu maboko ye abantu bamusanga bamusaba imbabazi. Amen. Mu kiganza cya Yesu niho hari ubuhungiro bwizewe, kandi hano baranditse ngo nta mbaraga n'imwe ishobora gukura umuntu wageze mu biganza bya Yesu ngo imuvuvunuremo. Ngaha hantu nifuriza yuko muhungira. Ikindi, abantu b'iki gihe bahunga gifarisayo. Abantu b'iki gihe bahunga gifarisayo cyane. Matayo igice cya 3:7, Yohana arimo kubatiza agiye kubona abantu b'abafarisayo baraje. Abafarisayo baje bambaye imyenda y'idini rwose, ngo ntabwo abafarisayo bari baje guhinduka, ngo ahubwo bari baje kongera experience. Ubu hari abantu baza mu materaniro ataje guhinduka, ahubwo aje gushaka utuntu tw'udutekerezo, ibintu bitagenze neza, ikintu umubwiriza yavuze ashobora kuzamugonganyaho n'itorero kugira ngo bamuhagarike. Ubu dufite abantu b'incakura nk'abo baza ukagira ngo bazanywe n'ubuhungiro, gushaka ubuhungiro bw'Imana. Reka da, igihe uyu mugabo Yohana yababonaga bamanutse, Yohana ijwi ry'Imana ryaramubwiye ngo ntiwishime cyane kuba ubonye abo banyadini bamanutse. Abo bantu ni abantu b'ibisambo b'indyarya. Yohana arangije abari bahita bamubwira ngo mwabana b'iki binshiramwe, niki kibateye kibabwiye guhunga umujinya uzagira gute? Uzatera. Ntimugashaka ubuhungiro gifarisayo, gushaka ubuhungiro VIP, gushaka kuba umuntu usenga mu buryo bwa gisirimu, ukayoboka Imana mu gisirimu, ugasenga mu gisirimu. Ibintu nibikomeza uko biri, abantu bagiye kuzaza bashyira isengesho kuri screen, narangiza agira amasengesho nk'5, afate telekomande bitewe nuko yiyumva akande. Isengesho ryo gusaba Imana amafaranga, abwira Imana ati soma, urabizi. Kibazo gikomeye. Irinde guhunga gifarisayo, shaka Imana n'umutima wawe wose. Igitabo cya Yobu igice cya 5, Yobu igice cya 5, twihuta. Bibiliya iravuga ngo iki? Yobu igice cya 5, abantu barimo barashakira ubuhungiro abana babo. Biratangaje cyane. Murimo murashakira abana ubuhungiro, murimo murashyirisha abana banyu ku makonte akomeye, murimo murashaka uburyo abana bajya kwiga hanze kugira ngo ubuzima byibuze bazabashe kurwana nabwo. Abantu barimo barashakira ubuhungiro abana babo mu nzira zitandukanye, ariko barimo barirengagiza ubuhungiro nyakuri Kristo yagennye hano. Yobu igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Dusome Yobu igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro. Abana be bari hehe? Bari kure y'iki? Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo. Iri jambo ryantangaje ku bantu bakuze wenda batazi ikinyarwanda. Ubu hano i Kigali hagezweho terime yitwa guhondagura. Kubitana n'umuntu wahoze asenga, urukweto rwaramuhengamanye, ishati yazambye, ukamubaza uti se bite ko nakubuze? Mba narahondaguwe nyine. Nuko abana banyu, reka mbabwire, nimutabashakira ubuhungiro mu Mana, muzaza muhura nabo isi yabahondaguye, kuko bari kure y'ubuhungiro. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kugira gute? Wo kubarokora. Nibyo koko murimo murakiza ubuzima bwanyu, mwababyeyi mwe, mwabasaza mwe, imbaraga zanyu mwazishoye mu Mana kandi mushaje neza, ariko nimutekereze n'ahazaza haba basina banyu. Ubatekerereze, byibuze ujya uva muri ubu buzima uvuga uti umwana musize ahantu hari icyapa cy'ubuhungiro. Kandi Bibiliya iratangaje, abantu benshi barimo barashaka ahantu bahungira. Reka mbarangira ahandi hantu numara kwinjira muri Kristo Yesu, ahandi hantu ugomba guhungira. Murebe muri Bibiliya zanyu Yesaya igice cya 4.
Yesaya igice cya 4 murebe umurongo wa 5. Handi hantu wahungira hizewe ni mu rusengero. Ubu nagira ngo mbabwire aba bantu mubona bashaje neza nuko ubuhungiro bwabo bwabaye inzu y'Imana. Kandi nagira mbabwire mu nzu y'Imana umunsi umwe uruta imyaka 1000 hanze. Niba uri umucuruzi ukaba ujya ugira umunsi umwe hano mu nzu y'Imana, menya ko byanga byakunda uzabirebesha amaso ibembo by'abanyabyaha, ariko ntabwo bizakugeraho. Ndabikubwiza ukuri, shaka umunsi umwe wo kuba mu nzu y'Imana uzabona itandukaniro. Bibiliya iravuga ngo kandi hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no ku materaniro yaho Uwiteka azaharemera igicu n'umwotsi ku manywa n'umuriro waka umurika nijoro. Ku manywa hazaba hari igicucu ku buryo izuba ryajunguje abandi ritazatuzunguza, kandi mu gihe abandi babona bwije, mu gihe ubuzima bwacanze abandi, twebwe tuzaba dufite izuba ritumurikira. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo n'umuriro waka ukamurika nijoro, maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo. Amen. Hejuru y'ibyubahwa byose abantu banjye bazubahwa, kandi ababoneka mu nzu y'Imana, Imana izashyira igitwikirizo mu maso habo. Amen. Uzaza uri umuntu w'umunyabibazo, nawe ukeneye amafaranga, ufite umurwayi, kuri konti ufite ibibazo, mu bigendanye n'imibereho yawe ufite ibibazo, ariko Imana ntabwo izakunda ko wandavura, izashyira igitwikirizo mu maso hawe. Abantu bazaza bakureba wapangaga kujya kumuguza amafaranga, numugera akubwira ati napangaga kuza kukureba, se ko mbona wowe usigaye wiceye, usigaye usa neza, wowe wayakuye bumpayeho makeya, kandi wajyaga kugira gute kumuganyira. Imana ntizemera ko abana bayo bambara ubusa imbere y'abapagani. Izabanza ibashyire hejuru nubwo bari mu buzima bw'ibibazo. Ikindi izakora, izashyira igitwikirizo ku maso yabo, ku buryo umuntu muzaza muhura avuga ati mva wowe uri murokore, aya matiku yacu wiyazamo itangi. Ibi tuzabikura he? Kuba mu nzu y'Imana. Kandi Bibiliya irakomeza umurongo wa 6, kandi ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicucu kubw'icyokere, ribe n'ubuhungiro n'ubwugamo bw'ishuheri n'imvura. Amen. Ubwugamo bw'ishuheri ni iki? Ni imvura. Ibyo bintu by'ibiyaga, ibintu by'ibibazo, ibintu by'ibigeragezo, ibintu by'amatiku ni iki? Uramutse ubonye umwanya muri ibi byumweru 2 ukazaza ufunga ibyawe ukavuga uti reka ngende njye kwicaginga mu nzu y'Imana, uzahabona ubuhungiro. Ariko abadafite umwanya wo kuboneka mu nzu y'Imana, aya masezerano yose nsomye ntayo uzabona. Yeremiya 51, Yeremiya igice cya 51, Yeremiya igice cya 51. Nubwo dukomerewe, nubwo dufite byinshi turimo gusabwa gukemura, ariko hari n'abandi bantu, hari irindi tsinda ribabaje Imana. Imana ishaka yuko rishaka ubuhungiro. Iri ni itsinda ritabarizwa mu nzu y'Imana. Hano n'abana b'Imana Imana itunze mu yandi madini, barimo kwigishwa inyigisho z'ibinyoma, barimo kwizezwa ibintu bidafite epfo na ruguru, bahora bazunguzwa bakaragwa n'ibibazo by'ubu buzima. Imana ikabareba igatunga urutoki aho bari, ikavuga ngo mfite n'izindi ntama zanjye zitari zo muri uru rugo. Aba bantu Imana uko bwije n'uko bikeye bakurikirana, ariko nabo bakeneye ubuhungiro. Yeremiya 51 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, kandi Babuloni azahitura ibikwiriye ibyo bagize gute bakoze. Turahamagarirwa guhunga, ariko mu gihe turimo kwirukanka tujya mu mudugudu w'ubuhungiro, ni byiza yuko kwirukanka ugomba no kwirukankana n'undi muntu wo mu rindi dini. Hamagara umuntu mubana, hamagara umuntu w'inshuti yawe, reba umuntu mwabanye mufatanya business, ariko ufite byose ariko akaba abuze ubuhungiro muri Kristo, mubwire ko nta gihe cyo gutinda dufite. Imana yiteguye kudukorera ibirenze ibyo tuyisaba. Imana iduhe guhungira muri yo, kandi Imana idufungure kugira ngo imitima yacu twumve dushaka guhunga.
hari ibintu byinshi byenda guhitana ubuzima bwawe. Iyaba Imana yaguhumuraga ikakwereka abamarayika birirwa bacyocyorana nawe, iyaba Imana yaguhumuraga ngo urebe ibintu Satani arimo kugupangira bizakubaho mu minsi iri imbere, iyaba Imana yaguhumuraga ngo urebe aho isi irimo kwerekera, badivanisi iyaba Imana yaduhumuraga ngo murebe ibintu birimo gutegurwa hirya no hino, mwakoresha imbaraga zose musigaranye mwirundumurira mu Mana. Imana ibarebe neza kandi Imana ibahungishirize muri yo mu izina rya Yesu.